Uraho neza, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kwigana iyi software ya Hashcad twatangiye kwiga. Uyu munsi tugiye kwiga isomo rya kabiri, ariko hari ibyo twari twarebyeho ushize mu isomo rya mbere. Twari twarebye Hashcad ni iki, tureba akamaro ka Hashcad, tureba n'ibice by'ingenzi bigize Hashcad. Uyu munsi tukaba tugiye kwiga isomo ryacu rya kabiri, ari ryo twise starting Hashcad. Noneho ubu tugiye gutangira gukoresha Hashcad mu mapuratike. Ubu nicyo kintu tugiye gutangira kwiga uyu munsi. Tukaba turi burebe ku bice by'ingenzi. Topic yacu uyu munsi turi bwibande kuri how to create a new project, how to make save and savers, how to display palettes. Ibi bintu nibyo tugiye kwiga uyu munsi. Turabyiga kandi nanone mu Kinyarwanda kugira ngo bigende neza, kuko twabonye ko hari abantu bigora kwiga muri ziriya ndimi z'amahanga. Icyo ngusaba ni gukurikira neza, byaba byiza ukaba ufite imashini ukayishyira imbere yawe, nawe ugatangira ugakora tukagendana. How to create a new project. Nicyo kintu cya mbere tugiye kureba. Ni gute nakiriya projet yanjye nshyashya ngiye gutangira gukoresha nyine iyi Hashcad. Starting Hashcad. Mu gihe ugitangira gufungura Hashcad yawe bwa mbere, uzabona utuntu dutatu kanditseho ngo create a new project, open a project, seek into a team project. Twebwe rero tuzahitamo create a new project. Niturangiza dukanda hano kuri new twemeze. Ko tuvuze open a project, twaba tuvuze za project zindi twakoze ubushize, nizo twaba tugiye gufungura. Wenda reka tubikore pratique kugira ngo bigende neza kurushaho tubyumve neza. Uzaza ahangaha hahandi twese Hashcad yacu hari ahantu yasigaye mu mashini kuri screen, aho niho tuza dukore double click. Nitumara gukora double click dutegereze gato imashini yacu turebe ko software yifungukamo, ubundi dukomeze. Urabona birafungutse, haza twatunga create a new project, open a project. Dore akandi ka kantu ka new twabonaga. Ubu twe duhitamo, ntabwo turi buhitemo open a project. Urabona ko hari izo twakoze zino nyine, izi twagiye dusevinga aho twanditse aya mazina. Urabona ko nizo twaba tugiye gufungura. Duselekisiye niyo twaba tugiye gufungura. Ahubwo tuhite tujya hano kuri create a new project. Niturangiza uje hano kuri quite Hashcad waba ubikuyemo. Ahubwo tuhite tuza hano kuri new, dutegereze bifunguke. Urabona ko bifungutse, duhita dukora hano kuri cancel. Urabona ko bifungutse nyine, Hashcad yacu ubu ngubu bifungutse, byakunze. Kari akambere twari kurebaho. Noneho tugiye kureba save and savers. Ugifungura Hashcad yawe biba byiza, cyangwa se ugitangira gukora project biba byiza iyo uyisevinga, ukayisevinga kugira ngo ibyo ukoze byose, wenda niba uri gukoresha nka desktop utagenda utasevinze ugasanga ibyo wari wakoze byose urabibuze. So icyiza ni uko wahita usevinga. Noneho ukuntu dukora save, ntabwo wakora save utakoze savers. Turabanza tuze ahangaha kuri hano handitse file. Handitse file dukore click. Niturangiza tuza hano naho tuza kuri save, turaza hano handitse savers, naho dukore click. Urabona birafungutse. Ubu noneho twebwe tugiye guhita tuyita izina. Wenda reka tuyite for example reka tuyite Rwanda. Ariko ukamakinga ashobora kuba project wabisevinze muri Hashcad. Tuyite Rwanda, wenda uhitemo naho tuyisevinga, tuyisevinge kuri desktop. Turaza dukore OK. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze project yacu
yasevinzwe, twahise Rwanda tuyishyira kuri desktop. Dore ngaha hano byahise byandikaho ko ari Rwanda. Ubwo dukoze save. Noneho ubwo tumaze gukora save, ugashaka gukora twari tumaze gukora save as. Ubwo noneho ubu twakora save bigakunda nta kibazo. Mu gihe hari ibyo tumaze gukora twari duhita dukora save. Ni ibyo ngibyo ku byerekeranye na save and save as. Reka turebe noneho, kuri palette. Palette ni muri bimwe muri bya bice by'ingenzi twabonye bigize Archicad. Ibyo ni byo palette. Dore main palette twabonyemo info box ibirimo tuno tw'inkuta, amadirishya, ibisenge, column beams n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ako niho kitwa info box, kitwa toolbox. Hari info box ibirimo twa tuntu yandi kandi twabonye kaba kari hejuru, kandi turabyinjiramo neza turebe uko bimeze. Tubona na navigator ibiri ahandi ku ruhande rw'iburyo rwawe. Reka tubirebe noneho neza kugira ngo bidufashe. Dore nk'ibi turimo turareba how to display palettes. Impamvu twabivuze ngo how to display palettes ni mu gihe tutazifite, ariko ubu ngubu turabona ko tuzifite. Ariko hari igihe uzajya gukoresha nk'imashini usange izi palettes zose ntazihari, kandi mu gihe tutazifite nta kintu na kimwe twakora. Kuko ni nk'urugero, niba tudafite iyi info box tugakenera gushyiraho urukuta, urabona nta hantu hamwe twakura. Icyiza reka tuzikureho noneho turebe uburyo ki tuzishyiraho. Urabona nk'ubu ngubu hano hose nta kintu na kimwe gihari, kandi turashaka gushushanya inkuta, turashaka gushushanya biriya byose dukeneye gushushanya. Ese turabigenza gute? Tuzaza hano muri window, tuzano kuri window, niturangiza tumanuke turebe hano handitse palettes. Nituzano kuri palette tuzaza duhite tureba, dushyire iyi bita toolbox. Urabona ko ya toolbox yacu ihisiza ishaho rwose kandi izaho neza cyane ngiyi, ariko turabona na za navigator nazo. Noneho akamaro k'iyi toolbox niho harimo za nkuta, niho harimo inzugi, niho harimo amadirishya, column, beam, stairs, roof, shade, skylights, curtains, n'iza object, hakazamo za mesh, hakazamo hano munsi harimo gushyiraho amadimension, kwandikaho ko ntabwo wabura kwandikaho fill lines, section, elevation, utuntu twose niho tubarizwa muri toolbox. Noneho reka dushake n'indi palette itariho. Urabona info box, toolbox yo turafite info box ariko ntayo dufite. Turi dukanda kuri info box, urabona ko nayo isizaho ibiri hano hejuru. Nayo akamaro kayo wenda nitutangira mu pratique menshi tuzagenda tukabona. Ngiyi birimo nanone utuntu dutandukanye twadufasha. Dushyireho noneho na starter bar, nayo tayari yagiyeho. Niturangiza dushyireho navigator nayo tuyishyireho. Ngiyi navigator nayo ibiri mwiki. Navigator niyo izadufasha gushaka kubona nyine ground floor ni aha ngaha, mu gihe nyine ari uko bimeze. Noneho story 1 ni igihe dufite nka taje turi gushushanya, akaba ari story 1 aba ari floor yo hejuru. Noneho iyi ngiyi akaba ari nanone ikurikira iyo hejuru, iyi ngiyi second story. Noneho hakazamo n'ama elevation, urabona nk'aha ngaha hagiye hariho na off elevation. Ngubu iyi ngiyi hano twahita tuyikanda tukayireba, south elevation ngizi hano. No mu gihe dufite section twayishakira, ariko hano ngubu nta dufite muri kano kanya. Tugashyira muri 3D ariyo bita perspective, twabikorera aha ngaha. Niko kamaro k'ingenzi ka navigator. Hari igihe noneho tuzaba tudafite izi elevation, wenda reka tuzisibe kugira ngo nazo tuzishyireho. Nituzajya
gukora proje zitariho bizadufasha. Twakibaza ati izi elevation tuzazikura, tuzaza hano muri ya toolbox, hahandi nyine muri ya toolbox yacu, tuza hano muri document. Urabona hari igihe ushobora kuba bimeze gutya, ariko nukanda hano kuri document urabonamo utuntu twinshi. Uhita ukanda hano kuri elevation, ubwo tuzaba twazise amazina. Reka tunabikore, kora double click, warangiza kuzuzamo. Hano urabona wenda ni urugero, hano dushyizemo front, ukemeza, warangiza nyine ukayishushanya kuri cya gice cyawe ushaka ko kiba front. Ngiyi ubu ngubu hano duselectinze ahita ubona ko ari front. Noneho niturangiza turaza, dore byahise biniyandikaho hano, dore ngiyi front elevation, handi muri za elevation. Niturangiza dushyireho indi, wenda tuyite back, tuyite back elevation. Wenda kugira ngo twihutishe uko twakoze iya mbere mwabibonye, niko twakora ni twita back. Noneho kano ga flash tukakarebesha hasi aho nyine ya elevation yacu iri. Aha naho tukayita right, tukarebesha hano ahubwo tukakarebesha. Aha naho tukahita left, tukakarebesha hano naho. Ego bivuze ngo igishushanyo cyacu kirimo hano hagati. Nicyo ngicyo byaba bisobanuye muri rusange. Nyuma yo kureba palettes z'ingenzi, turareba nanone ikintu turi burebeho, how to display. Ibi ni byandi twakoraga, ukuntu ugenda uzishyiramo. Hariya ni ama steps yose ukuntu twabikoze. Hari n'ahandi twashyije kuri window palettes tukagenda tumanuka. Ndumva ari ibyo ngibyo uyu munsi twaba turebyeho. Ndumva ari ibyo. Ndagushimiye cyane kuba wakurikiye neza isomo ryacu ry'uyu munsi, kandi ndagusabye ngo ukore pratique nyinshi cyane, by'umwihariko ku bintu nk'ibi ngibi tumaze kuvugaho, kugira ngo bijye bigufasha cyane, kugira ngo uko tubyize ntugire icyo ukora nawe byaba bigoye. Wakoze cyane, komeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share and comment. Urakoze cyane, tuzabonane mu isomo ry'ubutaha.